tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, kandi n'uwagira icyo avuga yakiva kubera ko akuzi n'uwo tutakuzi cyane, ariko icy'ingenzi tukuziho ni uko ufite ubuntu bwinshi ukagira urukundo rwinshi, ibyo ukaba warabitweretse kandi ukabihamya muri Yesu Kristo. Shimwa rero kuri byose, kandi tuzi ko umuntu wese uri twumve hano ari bumva impamvu turi hano tuvuga, impamvu dufata uyu mwana tukavuga, kandi icyo bakoraho n'ubundi ni ukumenya ko Yesu Kristo ari we gusa igisubizo cy'ibibazo byose umuntu yagiriye muri ino si. Bana natwe muri byose niko dukwiza izina rya Yesu, amen. Turabasuhuje rero n'ubundi bavandimwe bene data mukomeje kudukurikirana kuri uru rubuga rwa Niwe Gusa. Tubashimira ko n'ubushize mwakomeje kudukurikira ku biganiro byabanje. Twagiye tubona uburyo icyaha cyaje mu isi, ndetse ijambo ry'Imana mu Baroma ritubwira neza yuko cyaje mu isi kizanywe n'umuntu umwe. Abamukomokaho twese tukaba twarokojwe icyo cyaha n'umuntu umwe, ariwe Adamu. Ubushize twarabibonye, kandi n'ubundi turakomeza uyu munsi turebe icyo cyaha ko cyaje mu isi, ingaruka zacyo n'izihe. Ngira ngo uko bisa kose icyaha cyagize ingaruka nyinshi, ariko nk'uko twabibonye n'ubundi mu cyandiko twasomye muri Yeremiya 2, ngira ngo umurongo wa 13, yego, abantu baribuka ko abantu bimuye, ngo abantu bakoze ibyaha bibiri, bimuye Imana, yego, barangije bikorogoshorera ibitega. Ngo ariko ngo bimuye Imana, ngo kandi iryo jambo niryo rikomeye cyane muri byose, ngo bimuye Imana kandi ariyo soko y'amazi y'ubugingo. Yego, nyango icyo kintu cyanditse muri Bibiliya. Urumva rero ingaruka ya mbere byabagizeho ni ukubaho badafite isoko y'amazi y'ubugingo. Iyo ubwayo yari imvugo y'igishushanyo umuhanuzi yakoresheje kugira ngo yerekane ko abantu batangiye kubaho badafite Imana. Iyo yabaye ingaruka y'icyaha kandi ikomeye, kuko iyo ubayeho udafite Imana mu bundi buryo n'ubundi nabwo Bibiliya bivuga, uba upfuye. Yego, ni kwa kundi abantu bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze. Ubundi Adamu akimara kwimura Imana, akimara kwimura isoko y'amazi y'ubugingo, yahise apfa ahagaze. yego, ubwo ni ukuvuga ngo abamukomoseho twese twavutse dupfuye duhagaze. niko umuntu yabivuga. ubwo rero urumva iyo ni ingaruka ikomeye cyane byamugizeho. nibyo nk'uko twabibonye. Adamu, Imana yabwiye ngo nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa. Yego, ariko tubona Adamu akiriyeho uwo munsi, mu bigaragarira amaso ntabwo yahise apfa, ariko ubugingo bwe bwari bupfuye. Gutandukana n'Imana, ubugingo bwe bwari bupfuye. Bene reka dusome ijambo hano mu Baroma, Abaroma ibice 6, dusome ku murongo wa 20, dusome ku murongo wa 23, kugira ngo turivugeho. Ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Wenda ntitubuze kubivugaho ryose, ariko icyo nshaka kugaragaza aha ngaha, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Imana ibwira Adamu ngo nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa. Uko niko Imana yabwiye Adamu, yabwiye ngo nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa. Hano tubonye Pawulo yandikira Abaroma abwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi ko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyaha biturutse ku muntu arabikoze, ariko tubonye n'ikindi giturutse ku Mana. Urabyumva? Aha ngaha rero naho tuzahakomerezaho, ariko ikiriho n'iki, nuko ku Mana haturutse impano. Nta muntu w'impano, murabizi. Nta muntu ushobora kwiha impano.
ushobora kugenda wowe ukagura ikintu ukagikorera ukakibona, ariko nta muntu ushobora kwiha impano. Impano yihabwa n'undi muntu. Aha rero tubonye ko kandi nta n'umuntu usaba impano. Oya, nta n'umuntu usaba impano ngo wazampaye impano. Oya, ahubwo mu gihe gikwiriye kigeze nshobora kukureba bitewe n'urukundo ngukunze nkaguha impano. Ibyaha rero byo uko tubona aha ngaha, umuntu yakoze icyaha. Icyaha uragikora, kandi buri kintu cyose ukoze ngo umukozi akwiriye ibihembo. Akwiriye ibihembo. Bigaragare ko guhemba ni uguhemba wakoze ibyaha. Igihembo cy'icyaha ni urupfu kuko wakoze. Aha hantu uhumve neza kuko tuzaharambura. Ahantu uvuga ngo bagiye gukorera ibihembo. Ibihembo birakorerwa, umuntu akaguhemba. Tubonye ko hano abanyabyaha bazahembwa. Iki? Urupfu. Umunyabyaha wese ikimurindiriye ni urupfu. Uru rupfu rero tuzarubona. Ariko noneho ku Mana, Imana yo ntabwo igiye guhemba impano. Oya, igiye iyo itanze impano, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko impano y'Imana, nk'uko bavuze uti ntawe wisabira impano. Impano rero ituruka mu rukundo. Umuntu uguhaye impano ibiturutse mu rukundo. Ngaha rero icyavuye ku Mana ni ubugingo ngo bubonerwa muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu niwe gusa. Niwe gusa. Twibuke ko ikiganiro ari niwe gusa. Niwe gusa. Nta handi tuzabona, nta handi nk'uko twabibonye dutangira, nta wundi agakiza kabonerwamo. Niwe gusa. Niwe gusa. Ngira ngo tugikomeza kuvuga kuri izi ngaruka n'umuntu z'icyaha, ngira ngo urabona abantu iyo bubaka, burya umuntu wubaka agendana ibikoresho by'uburyo bubiri. Yego. Burya agendana igikoresho cyubaka, nk'umufundo afite kakantu bakubitisha isima gutya, bakita umwiko. Ariko akaba afite n'akandi bita bire. Yego. Cyangwa itindo. Agenda asenyesha. Urumva ko arasenya akanubaka. Impamvu mvuze rero nuko hari akantu tugiye gusenya nanone. Buriya abantu benshi bakunda kuvuga ngo abantu bazacirwaho iteka. Yego. Abantu bazacirwaho iteka. Ariko iyo mvugo ubundi ntabwo ari iya Bibiliya. Kuko hano nk'uko tubona mu byanditswe byera havuga ngo muri Baroma igice cya 5 ku murongo wa 18, kandi n'ubushe twari twahavuzeho ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Ngaho urumva si ibintu gucirwaho iteka, ntabwo ari ibintu bizaza. Yego. Wenda n'ibyo umuntu tuzabibona nabyo ko atari ibintu bizagira bite bizaza cyangwa se, ariko reka tubanze turebe kuri iki. Gucirwaho iteka ntabwo ari ibintu bizaza, ahubwo ni ibintu byabaye. Bitewe n'umuntu umwe. Kandi ngo twaramubonye ni Adamu akimara gusuzugura Imana, akimara kutizera Imana, kwimura Imana, abantu bose bahise bacirwaho iteka. Yego. Abantu bose bahise bapfa. Kuko muri uwo nimo ikiremwa muntu cyaturutse. Niho ibifite imibiri byavuye. Aha niho rero usanga abantu bamwe bigira nk'aho ibintu nyine bitabarira ko gati boge yewe se nta kibazo mfite, nta kibazo. Ariko ntakamenye ko igicumuro cy'umuntu umwe cyamuteye gucirwaho iteka. Ngo ibi bintu uko yabikora kose biramureba. Ariko reka dushime Imana ko haje Yesu Kristo, nawe tuzabonaho igihe kinini twabanje kuvuga bino bintu kugira ngo abantu bumve ko hari ikibazo cyabayeho, ariko ko n'igisubizo, kuko Imana yo irenze n'umuntu. Uretse n'Imana n'abantu bagira ikibazo bakagishakira igisubizo. N'Imana yashatse igisubizo. Ni mpamvu Imana yashatse igisubizo muri ibintu byose byabaye ku muntu, nayitegura uwo Yesu Kristo kugira ngo ikibazo cyabaye ku muntu gikemukire muri nde, gikemurikire muri we. Yego. Oya, ibyo ngibyo icyo uvuze nicyo. Nuko mu muntu umwe, muri umwe niho abanyabyaha bakomotse. Ubuse twarabibonye. Tuvuga ko uburyo Dawidi yamaze gukora ibyaha birenze kimwe, birenze bibiri. Arebye muka Uriya akamwifuza akicisha umugabo we. Ariko agiye gusaba Imana imbabazi, aravuga ngo naremanywe gukiranirwa mu byaha niho mama yambyariye. Uwabyawe n'umugore rero umwe biri tubwira ko arama igihe gito.
uwo wese yavutse afite buriya bwandu. Ariko Imana mu mugambi wayo, mu rukundo ikunda umuntu, muri gahunda zayo hari harimo kongera gucungura umuntu, gukiza umuntu, nanone ikibonera ibiremwa bishya biturutse ku muntu umwe. Niwe gusa rero. Niwe gusa. Reka rero tubashimire inshuti mwakomeje kudukurikirana. Bene data, niwe gusa, ni Kristo, ni Yesu tuzavuga. Niwe gusa nkuko twabibonye, niwe wenyine agakiza kabonerwamo. Niwe wenyine ukuraho ibyaha nkuko twabibonye. Tubararikire ikiganiro cy'ubutaha. Njya ngo biganiro bitaha bikurikira bizajya bikurikira. Tuzatubana tuvuge kuntu ari we gusa mu buryo butaziguye rwose. Tubyerure hatajemo kuvuga ngo turanyura mu nzira ndende. Twerekane icyo yakoze ni iki guca. Ku buryo n'umuntu wakumva gusa iminota 3 gusa yavuga ati ibi bintu uwo niwe wakoze ibi ngibi nibura. Turabashimiye rero, naho utaha. Bye bye.